Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 22. Uku ni ko Uwiteka yavuze ati: manuka ujye mu nzu y'umwami w'Ubuyuda uhavugirire ijambo uti: umva ijambo ry'Uwiteka yewe mwami w'Ubuyuda uri ku ngoma ya Dawidi, wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe bajye banyura muri aya marembo. Uku ni ko Uwiteka avuga ati: mujye muca imanza zitabera kandi zikiranuka, abanyazwe ibyabo mubakize ukuboko kurenganya, kandi ntimukagire ikibi cyangwa urugomo mugirire umushyitsi cyangwa imfubyi cyangwa umupfakazi, hano ntimukavushiriza amaraso atariho urubanza. Kuko nimugenza neza mutya, abami bazaba bari ku ngoma ya Dawidi bazaca mu marembo y'uru rugo bagendera ku magare y'intambara no ku mafarashi, umwami n'abagaragu be n'abantu be. Ariko nimutumvira ayo magambo, ndirahiye iyi nzu izahinduka umusaka, niko Uwiteka avuga. Kuko uko ari ko Uwiteka avuga iby'inzu y'umwami w'Ubuyuda ati: umbere nk'Galeyadi n'impinga z'i Lebanoni, ni ukuri nzaguhindura ubutayu n'imidugudu idatuwemo. Nzaringaniza abarimbuzi bo kugutera, umuntu wese yitwaje intwaro ze, kandi bazatema imyerezi yawe yateretswe bayijugunye mu muriro. Amahanga menshi azanyura kuri uyu murwa, maze umuntu wese abaze mugenzi we ati: niki cyatumye Uwiteka agenza atya uyu murwa wari ukomeye? Nabo bazasubiza bati: byatewe nuko baretse isezerano ry'Uwiteka Imana yabo, bagasenga izindi mana bakazikorera. Ntimuririre upfuye habe no kumuborogera, ahubwo muririre cyane uwagiye, kuko ari ntabwo azagaruka ngo arebe igihugu yavukiyemo. Kuko Uwiteka avuga ibya Shalumu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, wimye ingoma ya se Yosiya wagiye akava hano ati: ntabwo azagaruka, ahubwo azagwa aho bamujyanye ari imbohe, ntabwo azongera kureba iki gihugu. Azabona ishyano uwubakishije inzu ye gukiranirwa n'ibyumba byo muri yo uburiganya, n'ukoresha mugenzi we ntamuhembe, ntamuhe icyo yakoreye, akavuga ati: nziyubakira inzu ngari irimo ibyumba binini, nyicemo amadirishya, nyiteremo imbariro z'imyerezi, nyirabemo ibara ritukura. Ariko se kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma uba umwami? Mbese so ntiyaryaga kandi akanywa, agaca imanza zitabera kandi zikiranuka? Icyo gihe yaraguwe neza, yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi. Icyo gihe byari bitunganye. Mbese uko siko kumenya? niko Uwiteka abaza. Ariko amaso yawe n'umutima wawe bikurikiza kwifuza kwawe kubi gusa, no kuvusha amaraso atariho urubanza, no kurenganya no kugira urugomo. Nicyo gituma Uwiteka avuga ibya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda atya ati: ntibazamuririra ngo bavuge bati: ye baba we mwene data, cyangwa bati: ye baba we mushiki wanjye. Ntibazamuborogera ngo bavuge bati: ye baba databuja, cyangwa bati: ye baba ubwiza bwe we. Azahambwa nk'uko indogobe ihambwa, akururwe ajugunywe inyuma y'amarembo i Yerusalemu. Zamuka ujye i Lebanoni, utere hejuru urangurure ijwi ryawe Bashani, kandi utere hejuru uri mu Abarimu, kuko abakunzi bawe bose barimbuwe. Navuganye nawe igihe wari uguwe neza, ariko waravuze uti: sinshaka kumva. Uko niko wangenje uhereye mu buto bwawe, kugira ngo utumvire ijwi ryanjye. Umuyaga uzagaburirwa abungeri bawe bose, kandi abakunzi bawe bazajyanwa ari imbohe. Ni ukuri icyo gihe uzamwara ukozwe isoni no gukiranirwa kwawe kose. Yewe utuye i Lebanoni, waritse icyari cyawe mu myerezi, kuzaba uwo kubabarirwa igihe uzaterwa n'imibabaro, ugafatwa n'ibise nk'iby'umugore ubikunda. Ndirahiye, niko Uwiteka avuga, nubwo Koniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yari impeta ku rutoki rw'ukuboko kwanjye kw'iburyo, nagushikuzaho maze nkakugabiza abahiga ubugingo bwawe n'abo utinya, ndetse na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'Abakaludaya. Kandi wowe na nyoko wakubyaye nzaboherera mu kindi gihugu mutavukiyemo, niho muzagwa. Ariko igihugu umutima wabo ukumbura ntibazagisubiramo. Mbese uyu muntu Koniya si ikibumbano cyahombye? Si ikibumbano kitagira ugikunda? Niki gitumye boherwa we n'urubyaro rwe bagacirwa mu gihugu batari bazi? Yewe wasiwe, 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 umva ijambo ry'Uwiteka. Uko niko Uwiteka avuga ati: nimwandike uyu muntu ko ari incike, ko ari umuntu utazahirwa akiriho, kuko ari ntawo mu rubyaro rw'uzahirwa ngo abe ku ngoma ya Dawidi kandi ategeke Ubuyuda. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 23. Uwiteka aravuga ngo: abungeri barimbura kandi bagatatanya intama zo mu rwuri rwanjye bazabona ishyano. Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye kiti: mwatatanije umukumbi w'abantu banjye, murabirukana kandi ntimwabasuraga. Dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze, niko Uwiteka avuga. Kandi nzakoranya abasigaye b'umukumbi wanjye, mbakure mu bihugu byose aho nabatatanirije.
nzabagarura mu biraro byabo bazabyara bororoke, kandi nzabaha abungeri bo kubaragira, ntibazongera gutinya cyangwa guhagarika umutima ukundi, kandi ntawe uzazimira muri bo, niko Uwiteka avuga. Dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima ab'umwami kandi akorana ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isirayeli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza ntibazasubira kurahira bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wazamuye urubyaro rw'inzu ya Isirayeli akaruzana aruvanye mu gihugu cy'ikasikazi no mu bihugu byose aho nari narabatatanirije, nabo bazatura mu gihugu cyabo bwite. Iby'abahanuzi, umutima wanjye umenekeyemo, amagufwa yanjye yose arajegera ameze nk'usinda, nk'umuntu wishwe na vino, bitewe n'Uwiteka n'amagambo ye yera. Kuko igihugu cyuzuye abasambanyi, umuvumo uhateye kuboroga, urwuri rwo mu butayu rurumye, imigenzereze yabo ni mibi kandi imbaraga zabo si izo gukiranuka, kuko umuhanuzi n'umutambyi banduye. Ni ukuri mu nzu yanjye nabonyemo ibyo bakiranirwaho, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma inzira yabo izababera nk'ubunyereri mu mwijima, bazayisunikirwamo bagwe, kuko nzabateza ibyago mu mwaka bazagendererwamo, niko Uwiteka avuga. Nabonye ubupfapfa ku bahanuzi b'i Samariya, uko bahanuriraga mu izina rya Bali bakayobya ubwoko bwanjye Isirayeli. No ku bahanuzi b'i Yerusalemu nababonyemo ibibi bishishana, barasambana, bagendera mu binyoma, kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi, kugira ngo hatagira uva mu byaha bye. Bose bambereye nk'i Sodomu n'abahatuye nk'i Gomora. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga iby'abahanuzi atya ati, dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa apusinto, banyweshe amazi akarishye, kuko abahanuzi b'i Yerusalemu aribo baturutswemo kutubaha Imana bigakwira igihugu cyose. Uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira abansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro, n'umuntu wese ugendana umutima unange baramubwira bati, nta kibi kizakuzaho. Ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye? Ninde witaye ku ijambo rye akaryumva? Dore umugaru w'Uwiteka ari umujinya wuraje, ni ukuri ni umuyaga w'ishuheri uri mu mugaru, ugiye kugwa ku mitwe y'abanyabyaha. Uburakari bw'Uwiteka ntibuzigarura, keretse amaze gusohoza imigambi y'umutima we. Mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza. Abo bahanuzi si jye wabatumye, ariko barihuse, sinavuganye nabo ariko barahanuye. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Si jye ukwiriye ijuru n'isi? Numvise ibyo abahanuzi bavuze, bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe, nareretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma, abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya? Bigira inama yo kumpuza abantu banjye izina ryanjye, barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi, nk'uko ba sekuruza babo bahugijwe izina ryanjye na Bali. Umuhanuzi ufite icyo yarose ntakirotore, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuga ibinyakuri. Umuramuhuriye he n'ingano? Niko Uwiteka abaza. Kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Icyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye, umuntu wese yiba mugenzi we, niko Uwiteka avuga. Dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati, yaravuze. Dore mpagurukiye abahanura iby'inzozi by'ibinyoma, niko Uwiteka avuga, bakabyamamaza kandi bakayobesha ubwoko bwanjye ibyo binyoma byabo no kwirarira kwabo k'ubusa. Nyamara sinabatumye, sinabategetse, kandi ntacyo bamariye rwose ubu bwoko, niko Uwiteka avuga. Nuko ubu bwoko cyangwa umuhanuzi cyangwa umutambyi nibakubaza bati, ibyo Uwiteka yahanuye ni ibiki? Uzabasubiza uti, buhanuzi iki? Nzabaca, niko Uwiteka avuga. Nawe umuhanuzi n'umutambyi na rubanda bavuga bati, byahanuwe n'Uwiteka, uwo muntu nzamuhanana n'inzu ye. Uko niko umuntu wese azabaza mugenzi we, umuntu wese n'uwo bava indimwe ati, Uwiteka yagushubije iki? Ati, Uwiteka yavuze iki?
ntabwo muzongera kuvuga ibyahanuwe n'Uwiteka ukundi, kuko ijambo umuntu wese yihimbiye ari ryo azahanura, kuko mwagoretse amagambo y'Imana ihoraho y'Uwiteka Nyiringabo Imana yacu. Uko aba ari kuzabaza umuhanuzi uti wowe se Uwiteka yagushubije iki? Uti Uwiteka yavuze iki? Ariko nimuvuga muti ni ibyahanuwe n'Uwiteka, nicyo gituma Uwiteka avuga ati kuko muvuze iri jambo muti ni ibyahanuwe n'Uwiteka kandi narabatumyeho ntimuzavuga yuko ari ibyahanuwe n'Uwiteka, nuko dore nzabibagirwa rwose kandi nzabaca ce n'umurwa nari narabahanye na ba sogokuruza ngo mumve imbere, kandi nzabazanira kumwara kw'iteka ryose no gukorwa n'isoni bihoraho ndetse kutazibagirana. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 24. Nebukadinezari umwami wa Babuloni yajyanye Yekoniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda w'imbohe hamwe n'ibikomangoma by'Ubuyuda n'ababaji n'abacuzi abakuye Yerusalemu akabajyana i Babuloni. Icyo gihe Uwiteka yaranyeretse mbona ibitebo bibiri birimo imbuto z'umutini biteretswe imbere y'urusengero rw'Uwiteka. Igitebo kimwe cyarimo imbuto nziza cyane nk'iz'umwimambere, icya kabiri cyarimo imbuto mbi cyane zitaribwa kuko ari mbi. Maze Uwiteka arambaza ati Yeremiya ubonye iki? Ntimbonye imbuto z'umutini, inziza ni nziza cyane, imbi ni mbi rwose, ndetse ntizaribwa kuko ni mbi cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo uko umenye izo mbuto nziza niko nzamenya imbohe z'Ubuyuda. Izo nakuye aha nkazijyana mu gihugu cy'Abakarudaya kugira ngo nzigirire neza, kuko nzabahangaho amaso y'urukundo kugira ngo magirire neza, kandi nzabagarura muri iki gihugu. Nzabubakira kandi sinzongera kubasenyera, nzabatera bamere kandi sinzabarandura. Nzabaha umutima wo kumenya yuko ari jye Uwiteka, bazaba ubwoko bwanjye nanjye zaba Imana yabo, kuko bazangarukira n'umutima wabo wose. Nukuri Uwiteka aravuga ati uko izo mbuto zari mbi bituma zitaribwa niko nzagenza Sedekiya umwami w'Ubuyuda n'ibikomangoma bye n'abatuye Yerusalemu bari basigaye muri iki gihugu n'abatuye mu gihugu cyo muri Egiputa. Nzabatanga kugira ngo bateraganwe mu bihugu byose byo mu isi, bakozwe isoni kandi babiciro ry'umugani, batukwe aho nzabirukanira hose kandi bahavumirwa. Kandi nzabagabiza inkota mbateze n'inzara n'icyorezo kugeza ubwo bazashiraho mu gihugu nari nabahanye na basi.